byari ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu i Remera ahazwi nko kuri BK Arena, ahari habereye igiterane cyateguwe na Grace Room Ministry, itorero ubusanzwe riyoborwa na Pastor Julienne Kabanda. Byari saa 9 z'amanywa aho BK Arena yari yamaze kuzura, ubwo abakristo benshi bari bateraniye hanze, abakristo basaga 500 mu myambaro myiza y'umweru dede y'igitare yera, bari babuze aho kwicara. Uwari ushinzwe kwinjiza abakristo yarimo abwira abakristo baraho ati nta myanya hamaze kuzura. Abakristo bavuye imihanda yose bati nyabuna mutubabarire twinjire. Harimo abakristo benshi bari bavuye mu ntara, bati twavuye mu ntara tuje gushima Imana, mutugirire impuhwe turebe ko twabona aho twinjirira n'uburyo twakwicaramo. Ariko ntabwo byari gushoboka kuko BK Arena yari yamaze kuzura. Itorero Grace Room Ministry ni itorero ryabayeho ryari? Ni itorero ryabayeho gute? Ni itorero ryashinzwe nande? Ni itorero ryatangiye ryari? Imyaka 5 irashize Pastor Julienne Kabanda atangije umuryango Grace Room Ministry. Ni imyaka yabayemo ububyutse, ivuga butumwa n'ibindi bituma abantu benshi bahindukirira Imana. Mu mwaka wa 2018 nibwo Pastor Julienne Kabanda yagize yerekwa ryatumye tangiza Grace Room Ministry. Kuva uyu muryango watangira wafashije abantu benshi gukizwa, bamwe bava mu biyobyabwenge, abandi bava mu byaha bitandukanye. Grace Room Ministry igizwe n'ababyeyi, abagabo, abasore n'abakobwa, abana bato n'abasheshe akanguhe. Ubwo Pastor Julienne yabazwaga n'igitangazamakuru uko yagize yerekwa ryo gushinga Grace Room, yagize ati Grace Room yatangiye mu mwaka wa 2018, ariko mutima no masengesho yari maze igihe kitari kirekire ndetse kitari gitoya, imyaka itari munsi y'7. Nzi neza ko uyu murimo uzavuka, ariko negereje kumenya ngo ni ryari. Akomeza ati nari nsanzwe ndi umushumba mu itorero rihari, twari tumaze imyaka irenga 10 dukora buri munsi ndetse dukora n'ibiterane, ariko nkumva nshaka kumenya ngo ni ryari uyu murimo Imana izanye, kubera iki uvutse. Bima rero gushaka Imana cyane. Pastor Julienne Kabanda uyoboye itorero Grace Room Ministry mu Rwanda avuga ko uyu muryango uvuka watangiye udafite aho gukorera, ariko kuri ubu bishimira ko babonye ubutaka. Ati natangajwe no kubona abantu ntazirinzi, mbona amateka yaba ahinduka kubera ubushake bw'Imana. Byambereye uruti magazeho ubusinyeganyega. Mu minsi ya mbere twaburaga naho duteranira, gusa uyu mwaka tuzateranira ku butaka bwacu buri Nyanza ya Kicukiro. Grace Room Ministry yubakiye ku masengesho, gushaka Imana mu busabane, kuramya, gufasha, gukiza imitima no kugarura abantu ku Mana. Ubwo twinjiraga imbere muri BK Arena, hari abaririmbyi, abataramyi bambaye imyenda y'igitare yera de. Umuyobozi w'itoro Grace Room Ministry yambaye imyenda yera, ndetse abatumirwa batandukanye, abavuga butumwa bo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Abantu benshi muri BK Arena bazamuraga amadarapo, baramya, basingiza Imana, babyina, basenga, barira, bishimira imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye. Iki giterane kibaye ku nshuro ya 2, kuko ku nshuro ya mbere cyarabaye, ariko abantu bagaragaza imvamutima nyinshi, bagaragaza ko bifuza ko bazongera kubona umwanya wo gushima Imana kuko batabonye umwanya uhagije. Nibwo Pastor Julienne Kabanda umuyobozi wa Grace Room Ministry yashyiragaho iyi minsi 3 yo kongera gushima Imana, aho igiterane cyahawe umutwe uvuga ngo Thanksgiving Conference Edition 2. Nje mwari kumwe kuri mikoro, ndi Softman Official. Mugira amahoro.